wabi hanyuma wabize arimo araruka ibintu by'umuhondo n'ibiki byose yego nyine ibyo byose bakamubona ibyo bamuhaye bamuherereje urumva bamutanze igitambo kandi buri rero bagutanzemo igitambo cyabo rero ntabwo biba byoroshye ari kuruka ibintu by'iminyorogoto n'ibindi by'umuhondo wagira ngo ni amagi yapfuye. Inzu yacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nshimire mwese mudukurikirana, wowe wakoze subscribe wowe ndetse wandika muri comment ugatanga inama n'ibitekerezo muri comment, ndagushimira cyane. Ngira nawe umeze neza, Imana ikomeze ikukongerere, nawe utameze neza ufite ikibazo by'ubuzima ukomeze kwihangana, Imana niyo nkuru. Uyu munsi turi kwa Mama Salomo ndetse turi kumwe na Papa Salomo. Ngira ngo murabizi ko amaze igihe kitari gitoya arwaye, afite ikibazo cy'uburibwe bw'umubiri ndetse bukomeye. Abakurikiye ibiganiro twagiye dukora mwarabibonye, tumusura mu rugo. Nanone ntarakomeza nshaka kubanza kubwira abantu, hari abantu bagiye banyandikira message bampagara bambwira ngo ninge natumye Mama Salomo amera gutya kubera ko nazanye wa mukeba we, ariko niba mwarakurikiye ibiganiro byagiye bicaho ntago nigeze nzana n'uriya mugore kwa Mama Salomo, ahubwo we yansanze na Mama Salomo turi kumwe aza hansanga. Ntago ari nge wamuzanye, abantu benshi muvuga ngo muri amugore namujyanaga he, ntago namuzanye, ninajye gusura Mama Salomo warahansanga, nubwo buryo byagenzemo. Rero amaze igihe kinini arwaye, ariko biba ngombwa ko tubwira abantu kugira ngo hagire uwatanga ubufasha bwo kuba yavuzwa, ariko biranga kubw'inyina ntaga abantu bahorana ubushobozi. Ariko Papa Salomo yarahabaye, yarari hafi ye kuva yatangira kurwara kugeza kuri uyu munsi, yamabaye hafi, byagaragaraga ko nyine yitanze bishoboka. Rero haje kuboneka uburyo kuko yavurwa biturutse ku mugabo we Papa Salomo, kuko nyirumva nyine nta nundi wari kubijyamo cyane, n'umudamu we. Rero byari ngombwa kamuba hafi cyane. Uyu munsi twanagarutse mu rugo kubwo kugira ngo avurwe. Papa Salomo yakoze ibyo ashoboye bishoboka nk'umugabo, yagomba gukora ibishoboka kugira ngo umudamu avurwe kubwo burwayi yari afite butamworoheye. Rero uyu munsi niyo mpamvu ndi hano kugira ngo abashe kuvurwa, amererwe neza, byibura yoroherwe, yongere kumva ameze neza mu mubiri nawe. Niyo mpamvu ndi hano. Salomo yahuye na byinshi muri buno burwayi bwa madamu we, nagira ngo nawe atubwire inzira yanyuzemo, ariko ntituri bunabitindemo kuko nyine afite umuntu ugiye kumufasha hanyuma akamuvura akaza kugakomera neza, tukaza kuganira neza birambuye na Mama Salomo nawe yumva yorohewe. Papa Salomo umere gute? Meze neza nta kibazo. Meze neza, umuntu ari kwigaragura iruhande rwawe? Oya, njyewe ku rwanjye ruhare meze neza biraho. Wenda kuko Mama Salomo arwaye ntabwo navuga ngo ni neza cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye, nta nubwo byari byoroshye mu minsi yashize, ariko umuntu yakoresheje ibishoboka byose kugira ngo arebe ko hari icyo yakora. Umuntu afatanyije n'inshuti n'abavandimwe ko hari icyo bamfasha kugira ngo bashe kuba namuvuza. None uyu munsi none hari icyo numva nakora kugira ngo turebe ko basi umurundi navuze ngo gutora mitende yatora agatege, kandi byanga bikunda bigomba gukunda. Nanagushimira kuba warashyize n'izo mbaraga zose kuvuga ati ninjye ugomba kubikora, ninjye bireba, kubwo nyine nta wundi wari kugufasha. Habayeho gutabaza nyine mu buryo bwinshi bitandukanye. Noneho reka twe gutinda, kandi umuntu arembye tuhamagare nimero z'uwo muganga wabashije kubona, hanyuma adufashe, tumuhamagare atubwire uburyo umufashamo. Ibintu byose yakubwiye wabizanye? Ibyo yambwiye byose nagerageje kubishakisha, n'ibyo yamaye byose birahari. Noneho reka wamuhamagara kuri telefone hanyuma tukamusobanurira ko, ukamubwira ko umurwayi muri kumwe, hanyuma we akatubwira uburyo ki ibyo uri bukore kugira ngo umufashe nimba byose wabizanye. Tudatinda mu kuvuga, kandi umuntu arembye ugasanga turamubuze, ibindi turabiganira neza umuntu yorohewe, ntageze ikiza kabaraga kashe.
gufata noneho sera bafite abarwayi benshi. Muraho muga. Muraho neza. Yego. N'amahoro. Nomeze mutaho ngaho. Hano ntago byoroshye ariko nayo mbashije kugera kwa mubyeyi. Nari mugezeho kugira ngo udufashe nkuko wari wabimbwiye. Hanyuma bya bintu wabishyikiza aho ngaho wabigejeje aho ngaho. Birahari nabikoresha nta kibazo. Oya nta kibazo humura tugiye gutanga kwagura kandi kumure ko byagenda neza urwaye bwa karongo ubuzima. Yego. Rwose humura. Hanyuma kubona meza ati ntari kwigaragura aribwa cyane mbese ntago byoroshye. Humura. Nuko reka dutangire duhamagara ababyeyi, duhamagare Nyabingi, duhamagare Marwa, hanyuma zitangire zidufashe kandi zidufashe bigende neza. Yego. Nuko hanyuma ngaho kagafu k'umukara wakazanye. Nayizanye. Kari hafi yawe. Kari hafi. Hanyuma ngaho bagushakira utuzi, hanyuma mu gakosi udushyiramo, hanyuma uvangavange iminota 10 hanyuma ubundi uvuga ngo bigende kandi wizeye ko Nyabingi zigiye kugufasha ibintu byawe bikagenda neza. Kanshaka amazi nta kibazo. Yego bakakureba ngaho kandi gira bava dore bafite abarwayi benshi cyane aha ngaha. Kanze ngire vuba. Gira vava hanyuma gira vava. Nabikoze. Wabisoje. Yego bagenda aboma nuko ubwo no kuvuga ngo hanyuma tamumegamizaho hanyuma noneho umusomye ku inshuro 3 azunguze mu kanwa mubwira azunguze mu kanwa kuko ndabona hari aho bamufatiye. Hari umuntu wamuziritse, hanyuma mubwire uranyumva. Yego yewe kumusomye inshuro 3 abarekeyemo kuko hari indi miti y'uruziriko nakoherereje kuko aho bamuzirikiye tugomba kuhamukura tukamuzitura akahava akagenda. Uranyumva. Reka mwegure noneho muhe asomeho inshuro 3. Abazunditse mu kanwa, hanyuma ufata urwo ruziriko umuzengurutse mu muhogo kamwe, ufata kandi umuzengurutse ku kaguru k'ibumoso, ufata kandi umuzengurutse ku kaguru k'iburyo. Iyo bisoza witubwira kandi gira vuba. Turi kubikora. Hari bango ndajya mvuga ngo nibigende. Ndajya mvuga ngo bigende. Yego umusomyi uvuga ngo bigende. Bamuzirikiye aho bamufatiye hose n'ibigende. Aho hantu bamufatiye rero no kwamuzitura kugira ngo abashe agaruke mu buzima. Ibyo byose byamuryaga mu nda, ibyo byose mutera ubushyuhe, bakasanga arashyushye cyane, ibyo byose bituma asaba amazi ya buri kanya. No ku maguru yose bamukoreyeho no kwirukana. No ku maguru hose ubwo n'ibigende ibyo bamuteze byose. Yego. Hanyuma ko ntutari kubivuga. N'ibigende ibyo bamuteze byose, ibyo yarenze byose n'ibigende. Wasoje kumuzirika ku kaguru k'iburyo n'ak'ibumoso. Yego nashoje. Na bya bintu wamukize mu kanwa nabyo wamutungi wamuhaye yanyweye yamaze kuwujundika mu kanwa. Yego.
hanyuma ngaho nawe uzunguza imicurishi ataciye mu kantu mushakira akantu aciramo hanyuma ibyo bindi byo murya mu nda byose biriya bisohotsemo azunguza inshuro 3 mu kanwa hanyuma wabi arimo araruka ibintu by'umuhondo n'ibiki byose yego nyine ibyo byose ibyo bamuhaye bamuherereje urumva bamutanze igitambo kandi buri rero bagutanzemo igitambo shabo rero ntabwo biba byoroshye cyane kojyana iminyorogo atari kuruka muga niyo mpamvu buri usanga baciye ibitambo bingana kuriya byose biriya bitambo byose buriya impamvu niyo nuko bamutanzemo igitambo hari ahantu bamufatiriye niba munabahaye kuziye kuko kugira ngo tumuziture aho hantu ari kuruka ibintu by'iminyorogoto n'ibindi by'umuhondo wagira ngo ni amagi yapfuye yego nyine n'ibyo ngibyo bamuhaye hanyuma kandi ikindi mugomba kumubwira ugomba kugenda yigengesereye kuko umuntu uri kumugira nabi ari hafi ye yego umuntu uri kumugira nabi ari hafi ye mugomba kugenda mwigengesereye ikindi ubwo ngubwo mugomba kuzaza niba munakubwiye ngo niba munaguciye ibitambo bingana kuriya yego biriya bitambo byose naguciye nuko ikibazo nabonaga ko kitoroshye ku murwayi wawe ugomba kumuba hafi kandi ikindi agomba kugenda yigengesereye akarinda n'abana be ntafite abana arabafite afite abana bangahe abana 3 agomba kugenda yigengesereye kandi n'abana bakabarindira kure kuko ndimo ndabona umugizi wa nabi ari hafi ye ariko ahumure kuko ndahita amwoherereza n'umuti wo kumuzirika hanyuma noneho nawo ndakubwira uburyo ugomba kuwukoresha kugira ngo ntihazagire ubundi bubasha bongera kumugiraho none se muga umuntu waba waramuhumanyije wamutubwira nawe oya urumva kumubabwira aka kanya sinzi ngo mwabishyize heza ndi nabiri no kwitangazamakuru ariko ndumva ntazamubabwira ntazamubereka amushyira ku karubanda nawe ibye bikagaragara bikajya hanze ariko umurwayi yamaze gukira n'amaze no kumutsirika urumva ko bimaze kugenda gutyo ntabwo agomba guhita ukira ngo yoroherwe kandi iyo yabibonye ko twamushyize hanze urumva yongeramo ibindi naramutsirika wongeye kumushakira umuti wo kumutsirika vuba yoherereza uwo mugabo hanyuma nawe wawumuhe awumusige uranyumva neza ndakumva numara kumusiga nibwo tugomba kumutamaza tukamushyira hanze ibyo byose akivuga akaza yivuga kandi akavuga n'icyateye ibyo byose niba hari umukeka simbizi ariko humura nzamubabwira uko umubyeyi yatuye nta bitinde yakize byose byarangiye ku buryo nta bundi bubasha agomba kongera kumugiraho none se muga ubu yakize byarangiye ntabwo aratera agatege rumva ibintu abana n'ibyo icyumweru kirenga ntabwo yaba yari yakize ngo atore ubuzima ariko nawe mwamwibariza cyangwa ukamuma tukavugana icyo nzi cyo yatoye akuka kubera ibintu amaje muvuyemo uranyumva ibintu amaje kuruka ndumva murabona bitumye hari atozaho gatoya birashoboka ko ibyamuryariyataga hari bishobora kuba bigize bisohotse yego ariko urumva ko iyo umuntu arwaye arembye ameze atyo ko byagenda kose ntabwo ahita akira ngo akire ngo aba yahaguruka ngo yirukanke cyangwa atuze agatege aba yakora imirimo kuko biba bimusigiye intege nkeya mu mubiri yego ariko muhumure n'ubundi hanyuma se ni nk'umunsi umwe araba yatoye agatege atangiye kuvuga atangiye kubaganiriza atangiye ko yakora imirimo nk'abandi bose hanyuma yo kunywa uyu muti ni iki yemerewe kuba yafata cyo kurya cyangwa kunywa ikijyanye no kurya kumushakira utuntu tworoshye kuko urumva mu ntara anegekaye kuko ibintu ibyo bintu bamwohereje byamutewe umuriro mwinshi cyane mu nda byamutwikaga niba nawe wabibonaga ukuntu yararaga ameze nuko waje kumbwira cyagiye uza gufata umuti ukuntu yari ameze nuko mushakira utuntu tworoshye mukajya mukorera utuntu tworoshye atana ibintu bikomeye uranyumva neza murakoze cyane ntacyo ubwo
no gushaka kubona sawa kandi wibuke kuzaza gushimira nyabingi n'ababyeyi Imana kuzizanira amaraso hanyuma uze gushima buriya umuco wo gushima ni umuco mwiza cyane umuntu bafashije bakagukiriza umuntu wawe uranyumva neza yego ndakumva nuko murakoze cyane ngaho reka nite ku bandi barwaye ubwo n'abandi bashaka nimero yanjye nabo mwayibaha nta kibazo yego sawa mugabo urakoze cyane yego sawa nuko urumva neza gute papa sana kuko njyewe impamvu mbese ngeze ubwoba njyewe n'uburyo noneho hatakigaragara nk'uko mbere yari ameze biragaragara ko hari urabona ko ahise amera nk'atora agatotsi ukuntu kuko ubundi yigaraguraga ntiyaryamaga gatuze yashyaga ariko urabona ko noneho abaye nk'usinziraho urumva umeze kuba madamu abashije gutora ndumva mu mutima wanjye mbohotse kuko hari ikibase ikiba gikoretse kubikoretse ku byo uriya muganga akoze rwose ni mu mutima wanjye mbohotsemo kuko igihe amaze aribwa nubwo mba ntahari ariko amakuru nayakurikirana nkamenya ngo bimeze bite nubwo ubushobozi bari nabwo ngo ngere icyo nakora ariko ngerageza kubaza amakuru y'uko aba amerewe reka tureke kumucura umwuka tumureke abaguye agashuho birumvikana umuntu umaze igihe kinini aba arwaye gutya mu bigaragara byo ikimenyetso cy'uko yakize byo kiragaragara kuba tuje ameze gutya reka tube tumuretse hanyuma ikintangaje ni ibintu nk'uko byaramwe by'umuhondo gutya ni ibigaragara nyine ko yarutse nyine ibyari bimuri mu nda byamubuzaga amahoro reka mbe nsoreje hano hanyuma tumurindire turebe kaza gukanguka akatuganiriza nabwo ni byiza guha umurwayi umwanya kugira ngo abanze aruhukeho yari amaze igihe ataryama turongera tugaruke mu kanya